noneho inzoka yarazamutseyo barayibona, babonye inzoka barahagarara, ati inzoka hano mu nzira, barayitorosha barayireba, baratura ati tuyikubite. Umukobwa umwe bita Mukashyaka hariya aca inkoni wayikubise, ayikubise mu mutwe nkaho akababaye inzoka, ahita kubita hasi uriya mukobwa Mukabirasa nyine abari bugwa. None bakubita inzoka akaba ari bubabara mpaka inzoka abantu baza barasenga bagira uburyo bwose. Yego ko cyari cyoka bacyumukara kinini baragikubita mutatura, ubwo yarambye hagati nabyimbye n'ukuboko ubusimbasha kwikorera inderekani ku gashyamba. Mbona ibyo bice byayo magi, ariko agiye bibaho mbere ikiri nzima ntabyo nabonye. Ese inzoka koko warayihasanze? Narahasanze ibice uko bayikubise yacagaguritse. Gato ubundi kakubita inzoka itashaka igiti kinini, nibwo agarutse nibwo yakubise inzoka. Agikubita inzoka, uko akubita inzoka niko umuntu yayise agwa hasi, uwo Mukabirasa agwa hasi. Kwicira igiti hariya muri uyu murima w'umuturage, nyiciye inzoka irazamuka iva yariri izi nsingira, ati se ko ndeba yaregukaga rwose, ko ndeba inzoka ari biri gushaka ati mama pe nakubwiye ngo uzi ibyo bankorera iwacu, ati ni iki nica nakazi kawe, ati ariko mwiza nagese ndayica. Yafashe cya giti ndore ngicyo, yayikubise rimwe ninjye wahise hanuka hasi, atariwe ati mama pe ndapfuye. Ati suba ati ninjye ukubise nahanutse. Ubwo uko yanzoka yagendaga ninjye wahise uhinduka inzoka. Noneho uko akubita nikiri nago yapfaga ko ifite ikiri gushakayo, yakubita ikaza insingira akaza mfata yukahita nyine isa nk'ijya guti ishaka kukumva ko twari babiri. Inzoka bari kuyikubita ngo barakubitaga gataka cyane ngo murimo murangica ne mureke kuyica. Uwo ngo Mukabirasa bari bayiterereje. Ngira ati Mukabirasa ati bamuteje inzoka, ati bayisha ariko yanze gupfa, ati bari kuyikubita Mukabirasa akaba ari utabaza ngo bareke kumwica umutwe. Ubwo ni umwana nyine waje ari kubivuga, nyuma yaho nabandi baza bari kubitubwira, ariko tuzamutse quartier twumva bari kuvuga ngo iyo nzoka ngituruka ngo mu miryango y'aba Mukabirasa. Ati Mukabirasa arapfuye, ati ndi kwica inzoka none nawe dore arapfuye. Ubwo namanutse niruka, ntisinabonaga nyine cyane torosha imanuka niruka, ngeze ahansanga uwo mubyeyi wundi nyine wabagezeho mbere arimo aramusengera, dore yararyamye hariyo arimo yigaragura nyine. Nanjye ndahaza turagumya turamusengera twirukana. Noneho giye kumva numva yaravuze ngo nimureke mbabwire ngo ukuntu ngo bimeze, ngo twari tuje kukica, ngo karatuzengereje muri iyi minsi, ngo noneho turavuga tuti ntago noneho mukimubonye ni mugende. Mwumva ngo reka twigendere. Ari uko bakubitaga inzoka nyirataka gato umutwe barawumennye, uyakubita ku mugongo ati umugongo barawuciye. Biratuyobera nyine, ariko tugakomeza tugasenga nyine twirukana iyo myuka. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi nanone bifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Amahoro umugisha bituruka kuri Nyagasani nibyo nkomeje kubifuriza. Uyu munsi ndi mu murenge wa Muhazi, ni mu kagari ka Karitutu, umudugudu wa Gatare. Nta kindi cyahanzanye muri uyu mudugudu rero na makuru ari kuvugwa n'abaturage batuye muri uyu mudugudu, aho bavuga ko ejo cyangwa se mu rukerera inzoka yari yateye abana b'abakobwa cyangwa se abadamu bari baje kuvoma ku mugezi uraha hepfo. Ngiye kuza kubereka neza. Bamaze kuza kuhavoma, bivuze ngo n'abadamu bakunda kuza kuvoma mu rukerera bakaza gutwara amazi bitewe naho bayajyana. Bakimara kuhava rero ku mugezi bazamutse baza gusanga inzoka mu nzira. Ubwo bari babiri, abandi basigaye mu mugezi. Umwe asaba mugenzi we ko bakwica iyi nzoka, undi aramubwira ati wayihoreye tukigendera. Undi aramubwira ati nyamara tutayishe ishobora kuza gufata abagenzi bacu kandi ari twebwe twabibonye, ahubwo reka tuyice.
asaba uwavuze ko bayica, asaba mugenzi we kujya kumucira inkoni kugira ngo babashe kwica iyi nzoka. Akijya guca inkoni, wa wundi wagiye guca inkoni, inzoka yaje kugenda imukurikiye. Mugenzi we akibibona ko ikurikiye wa wundi ugiye guca inkoni, nta kindi yakoze, yahise ahubuza umugenzi aho hafi, atangira gukubita ya nzoka. Uko ayikubise inkoni ya mbere by'ubusa, akubise ya kabiri, mugenzi we bari kumwe yitura hasi, atangira gutaka amubwira ko ari buri kubabara. Uko akubita inzoka hakababara wa mugenzi we, inzoka yari yirukanseho. Uko akubita inzoka hakababara mugenzi we, paka uko akubita mugenzi we akaba ari ubabara kugeza ubwo aguye hasi. Mbese bari bumva ko nawe yamaze kuvamo umwuka. Haza kuza bamwe mu bo bari kumwe, bari bazanye kuvoma kuri uyu mugezi, bivuga ko ari abanyamasengesho. Nta kindi bakoze, bahise bajya kuri hejuru ya mugenzi wabo waguye hasi, batangira gutokesha ndetse banasenga cyane. Ariko mu gusenga hagatangira mu mubiri wa muntu waguye hasi hatangira kuvugiramo ibintu bigiye kuvugwa. Ntabwo ndi bubisubiremo, ahubwo abari bahari bagiye kutubwira uko byagenze, kubera ko ngewe ntabashije kubyumva. Munyemerere rero tubane n'aba bantu bari hano, batubwire uko byagenze, uko babonye iyi nzoka ndetse n'ibyababayeho kugeza ubu ngubu. Inzoka yatungutse mu byahangaha, igeze hano isa nkaho ishinga irahagarara neza. Noneho undi muri bagenzi bacu aravuga ati ndore inzoka. Birangije twari abantu bagera nko muri batatu, ndore inzoka. Birangije undi ahita atura, amaze gutura ajya gushaka agati. Ajya gushaka agati mu Kabirasa nibwo inzoka yamukurikiye. Niwe yakurikiye. Noneho birangije uwitwa Mama Pioline niwe wagiye abona yuko iri kumukurikira, ahita ashaka, aravuga ati ako gati ubundi kakubita inzoka, ahita ashaka igiti kinini. Nibwo agarutse, nibwo yakubise inzoka. Agikubita inzoka, uko akubita inzoka niko umuntu yayise agwa hasi, uwo Mukabirasa agwa hasi. Nuwo bari bagiye kuyiteza. N'inzoka yari yakurikiye. Uko amukubita mu mutwe ngo yiwe ngo ndapfuye we, ahita arambara hasi. Bagakubita inzoka uko bamukubita agataka, yiwe ndapfuye ngo akagore urambaza iki. Uwo ngo bari bayitejeje. Ngo akagore urambaza iki, kurimo kunkubitagura cyane, ndi kubabara cyane. Noneho ubwo ngubwo akimara kugera hasi, ubwo ngubwo arahanira, arakomeza arababara, aribwa mu mutwe hose n'umubiri wose. Arangije ava hano ashinga umutwe, agera hariya imbere. Amaze kugera yakubitiye nahangaha. Inzoka ariko yagejeje mu masanga he 2:30 yari igihari za mu gitondo. Birangije kuko icyo gihe inzoka yari igiye kumurya nko mu bigera 10:00 nyine, byari nka 9:30 nibwo yari igiye kumurya. Twe twaje kuvoma, ubundi turazinduka mu cyakare, tumanuka nka 7:00. Ariko we nyine yaje izo saha. Uwo mudamu nyine yari yaje kumukangura 7:00, arangije witwa Donise ngaze bari bamutumyeho nyine warabyanga, aravuga ati ubundi kutasanzwe unzindura, ubundi urambaza iki. Birangije noneho nibwo yaje tuzinduka izo saha. Uravuga ko ayo ngayo ari amagi y'inzoka? Aya ni amagi y'inzoka. Ayo ngayo hasigaye. Ariko ubwo urumva yuko ibintu niba bifite ibyo byashakaga byahise byanura ibyabyo biragenda. Kugeza ubu ngubu ntago muzi ahantu inzoka yaba yaragiye? Ntago tuhazi. Ntago muhazi? Kuva mwayisiga hano yahise igenda? Yahise igenda, ntago tuhazi. Hanyuma uwakubise inzoka nta ngaruka yamugizeho? We yabyimbye ukuboko, ajya mu kazi ameze nabi cyane, ukuboko ari gutoneka, arimo kuribwa cyane. Bari gukora akazi n'ubundi akaboko nyine karabyimbye, ariko afite aho yenda yagiye gushaka yenda nk'agati, yenda wasanga arakomeje kubaririza mu kazi, bakamubwira ati yenda ibi bintu biragukoraho, ariko ikigaragara ko akaboko kari kabyimbye. Mwebwe mwari kumwe nawe nta kibazo kindi mwagize? Oya, kereko wayikuse niwo wagize nyine inuze ingaruka. Kuko ngo wayikubise ndetse n'uwo baterereje nibo bagize ingaruka. Wagizweho ingaruka. Hanyuma uwo mu masengesho we nta kibazo? We nta kibazo. Wari uri mu masengesho nta kibazo yigeze agira? Biravugwa ko umwe mu bakubise iyi nzoka n'umumama
biravugwa ko uyu mumama wakubise iyi nzoka kugeza kuri ubu ngubu akaboko nawe kagizweho ingaruka karabyimbye naho ari kujya gukorera mu kazi aka kaboko kabyimbye. Ntabwo twabashije kumubona ngo turebe uko bimeze, ariko aho twamubonera twaza kumuvugisha cyangwa se tukareba nako kaboko uko byagenze. Nitwa Mukabirasa Josiane. Josiane, tubwire uko byagenze muvuye kuvoma ahangaha kuri ririba. Byari mu gitondo mu masaa 10 uko nyine abantu tujye tuvoma hano ruguru ku rugara rw'ibigage bisa kuzinduka. Ne twara abamama babiri ni nkuko dukora nyine bisanzwe, turavoma turikorera tugeze muri aka kayira kuko mama niwe wari imbere yanjye. Ati Mukabe, ati mbonye inzoka. Ati suyibonye hehe? Ati dore ngiye imbere yanjye. Atari kubayiretse tukigendera. Tuyireke kuko numvaga nyemo nge sinzi uko byari bise bima kuko nundi basanzwe ibintu babingura mu muryango. Ati mama pero yanze kayetse kuzi ko muri nge nazi ukuntu numva ameze. Atari ko ndayica burya ngo yari yayizinze rero. Atabwo nura amabido nze nkwereke ndamutura bisanzwe njya kwicira igiti hariya muri uyu murima w'umuturage. Nyiciye inzoka irazamuka iva yariri izi nsingira. Ati se ko ndeba yaregukaga rwose ko ndeba inzoka ari biri gushaka ati mama pe nakubwiye ngo uzi ibyo bankorera iwacu. Ati nica nakazi kawe. Ati ariko mwiza nagiye ndayica. Yafashe cya giti ndore ngicyo yayikubise rimwe ninjye wese hanuka hasi. Atayiwe ati mama pe ndapfuye. Ati suba ati ninjye ukubise na hano tubwo uko yanzoka yagendaga ninjye wese uhinduka inzoka. Noneho uko akubita nikiri kuza nago yapfaga ko yafite ikiri gushakayo. Yakubita ikaza nsingira akaza mfata yukete nyine isa nk'ijya guti ishaka kukumva ko twari babiri. Abandi bari batenye mu mugezi nyine banze kunyagira. Hamanuka mama nyine umwe twa mu magaro nyine aza ku nuko nyine turavomana ndi twa nyine vuguziga bo barasenga rero. Bahageze banyagira ati mwizina rya Yesu murekuru uyu mwana muramushaka iki. Ati ubundi se uturuka he ko twashakaga. Ati kayo nika kabama kajya kamusengera. Ibyo byavugirwaga he? Aha ninjye byavugiraga ariko bivuye nyine kuko nyine yari meze nk'inzoka. Wowe wari wamaze kurya? Nanaje kuba inzoka nyine kuvuga kwanje nibyo ari ibindi manye byamvugiragamo. Ati se murifuza ati twumvaga kuri ijoro kandi bure rigapfuye isa 9 twagaterekereraga. Ese muramuziza iki? Ati uyu mwana atimo turamuziza amasambu yanze kudusinyira ku murenge. Ati se mujye kubikora neza mutamukize mu baze ngo nyine ngo yanze kudusinyira ngo rero ngo nuko tugomba kukica kakava mu nzira. Ati tuvuye kwa karangara muri bene wabo. Ateko turimo turashya reka dusubire iwacu. Ati wanyu ate kwa Kararambuga ari we se wabo. Uko bayikubitaga niko yavugaga ariko ikaga gupfa. Uko bankubita yankone niko ndimo ndataka. Imiboro nyine bose hano ejo hari huzuye abantu. Byandikwe mu masaa 12 aho bindekuri za mu gitondo byamfashe saa 10 bindekura saa 12. Ndica nyine numva mutwe sinzi bimbayemo. Ati mama pe ngadutaye inzoka tuyisiga tugate kubambwa gatatu inzoka turayibura. Ariko mama wangu yakubise yanzoka nawe wikoreye ukuboko. Yamugizeho ingaruka. Nawe wikoreye ukuboko kuko ari gukora rimwore nyine nawe mu gitondo kwikura byamunaniye ninjye yamukoreraga. Nzamutse rero wa muryango uri kunkora ibingibi nago wamaye agahenge akomeje kunoteza n'ubwo mukanya barimo baranuka. Ngurimo nibyo wikoza ngo nibyo usanga ateka mbabwiza ukuri mu mama aho nanjye nibereho. Ndi mwicumbi ibyo je mwakoze byarivuze mu mama numbaseze mukaje. Ngo none ngo ni handi hawe tuzakwica. Niyo gahunda iri kuririye. Nge ndi kuzira amasamu n'ikindi. Niko byakugendekeye. Ariko nundi bisanzwe bimbaho nagaro bwa mbere. Maze nk'imyaka 20 ningahe binigagwa yakoje n'umugore bashyize ki mu bikorwa. Ariko abantu baguze ubutaka habangwa ikintu cyo kuzungura. Nge nazunguye data. Nje bama rero nari mfunze ngira ngo natinya kubivuga. Sanga mukecuru yarapfuye nje ngo nzazungura data. Wa muryango wanje uragusha bwa butaka ni bama. Babandi baguze bwa butaka bagiye kujya ku murenge gushaka invitation. Bagezeyo customer ko matenge ndashaka ko munshaki umuntu twa Byirasa naho Yohana. Ati Byirasa yarapfuye ati nago yabyaye se? Ati yarabyaye. Ati so yabyaye mwamumigira. Ariko mu maranze ko rigize kumukora akazi ko mu rugo. Ati uwo mwana yarapfuye yaguye ibugane kigiza karaya. Ati rwose ati oya tuwapfuye ari ibimenyetso bigaragara. Atari ko babidukoreye. Ibyo bivuyeho nyine nyuma y'ibanje no kumenya amakuru yose ndayamenya. Kuva ibyo bintu bose bibaye ko naza kubahisha ipapo by'utaka nibwo byose mo biranyenerwaho. Ndi kuzura ubutaka nako.
uretse uwo nguwo wakubise inzoka bikaba byaramugizeho ingaruka afite ikibazo cy'akaboko uwo wagusengewe nta kibazo afite oya nta kibazo bafite rwose pe muzo no mama wakubise iyo nzoka kukumva we yakubise ibidakubitika wa mugani wabasenze kuko yakubise ihembe siwe byari ninjye byari biteganyije we yagiye mu kimbo cyanjye nubu ntabwo ari gukoko rwose kumeza nabi kuko yamwe ati nubu byanze nubwo yagiye mu kazi ubu uratekereza ko nta bindi biri buze kuza ntabwo bashira ukoze batabi nubu simbize ko nta n'amahoro mfite pe mwabwo mwamvuganira nta mahoro mfite reka twumve umwe mu bamugize uruhare mu gusengera uyu mwana w'umukobwa ndetse banatokesha ibi byari byamuteye cyangwa se ibi byamwirukankagaho kugira ngo aze no kuzanzamuka twumve icyo abivugaho nyute wabimenyete kugira ngo uze gufata umwanya wo gusengera uyu mwana w'umukobwa ngewe urabona twarahuye nk'uko nabikubwiye n'uri tuvugana twarahuye nyine tuzamuka ari kumwe n'uwo mubyeyi n'ubundi wayikubise dore aho yayikubitiye ngaha hagiye hakomerekura bireba noneho duhura nyine bo bamanuka ngewe nzamuka tugeze ruguru iriya turongera turagaruka nyine hanyuma bo baraje ari bo bonyine ari babiri baravoma hanyuma barazamuka bamaze kuzamuka bageze aha nibwo ngo bayibonye ibyo njye sinabibonye ni inkuru nabwiwe nabo hanyuma ahubwo amanutse ngeze hano ruguru hano abantu bari kubaka mpita numva ijwi cyane nkumva iry'uyu nguyu niryo rizamuka rivuga se abo bantu barwaniye ku mugezi ko bamanukanye nta kibazo bafite bigenze bite nshaka kumanuka nyine nsa naho nihuta uwo wayikubitaga ahita ampamagara kuri telefone amamagaye arambwira tugeze hehe ningeze hano ruguru yanyu ndi kubumva ati tebuka wirukanka ati Mukabirasa uyu mukobwa nyine yitwa Mukabirasa ati Mukabirasa arapfuye ati ndi kwica inzoka none nawe dore arapfuye ubwo namanutse niruka ntisinabonaga nyine cyane toroshi imanuka niruka ngeze aha nsanga uwo mubyeyi wundi nyine wabagezeho mbere arimo aramusengera dore yararyamye hariya harimo yigaragura nyine nanjye ndahaza turagumya turamusengera twirukana noneho byo kumva numva yaravuze ngo nimureke mbabwire ngo ukuntu ngo bimeze ngo twari tuje kukica ngo karatuzengereje muri iyi minsi ngo noneho turavuga tuti ntago noneho mukimubonye ni mugende mwumva ngo reka twigendere ari uko bakubitaga inzoka nyirataka gatumutwe barawumennye uyakubita ku mugongo atumugongo barawuciye biratuyobera nyine ariko tugakomeza tugasenga nyine twirukana iyo myuka mibi noneho ubwo birangije kuri finali aravuga ati nimureke mbabwire noneho ndagiye sinzagaruka ati muri iki gitoro twagashakaga ngo tukice ati kuko karatuzengereje birangira rero n'ubundi avuze ngo ndigendeye tuti wundi wavuye ngo navuye kwa Karangara uruwa hehe ngo turi mu miryango yabo niko byavugaga mwarabyumvaga mwebwe ubwanyu uko mbivuga ibyo byose byavugirarwa mu mubiri w'uyu muntu ari hasi aryamye yigaragura nyine ubona atakameze nabi uko bakubita inzoka uyu gataka nyine agataka avuga ngo bakubise umutwe ngo umugongo barawumenye nuko ubwo ngubwo rero birangira avuze ati turigendeye noneho ntago twongera nibwo uyu nguyu nyine yese azanzamuka ataza aho ari arambaza ati turi hehe ntituri ku mugezi twaje kuvoma nuko ubwo ngubwo birangira n'ubundi akize bya bindi biragenda yanzoka n'ubundi dore twasize iryamyaho ngo mwayisize ahangaha aha dore iki giti nicyo bayihondaguzaga twasize iryamyaho ubwo birangira n'ubundi twebwe tugiye twarinze dusoza kuvoma ikiri hano ngiye nashoje kare nka 12:00 n'igice nagiye igihari ariko biravuga ko n'ubundi iyi nzoka nubwo mwayisize itari yapfuye mu bigaragara ngiye nabonaga yapfuye gusa nta hantu na hamwe yari yakomeretse wabonaga nyine iryamye nk'iyapfuye nyine ubwo nyine nayo makuru ngiye mfite nta yandi ntabwo bamufite ko iyi nzoka ishobora kugaruka ntago ubwoba bwabura nyine tugenda dufite amakenga twibaza se ibi bintu none byagaruka cyane cyane iyo turi kumwe nawe tuba tuvuga tuti tugenda ducungacunga impande zose tuvuga tuti wenda wabona byongeye bikagaruka ariko urumva ko inzoka ntiyigeze igira ahantu namwe ikomereka aya magi yaje kuyasiga gute aya magi yayo ngiye ayo magi ntago nayabonye ngiye nashoje kare ayo magi nabwo nayumvishe mu gitondo ngiye sinayabonye aya bari kutwereka ayaheze ngo yari manini nuko yahinze ibi by'umukara kaho ntago ngiye byo nabibonye rero ubwo ibi birasanzwe n'ahangaha ko abantu bashobora gutereza abandi ibintu nk'ibyo ngibyo nanjye nibwo bwa mbere mbibonye nubwo bwa mbere ubibonye
Mwarakoze gusenga cyane mama, mwarakoze gusenga iyo mutahaba ku bwanyu ntacyo mwari gukora, ariko Imana no niwe yatumye yabakoreyemo. Ubu none umuntu ashobora kubyemera, sinjya nkunda kubihamya, ariko none ubanza ngiye kubyemera. Ubwo byaravuze ngo se ubundi ko katajya gasenga nyine kuko twavugaga mu izina rya Yesu cyane tubyirukana, ngo ubundi ko kadasenga ibyo bije biti, niko byavugaga. Kuko katajya gasenga byavugaga ko ntago byavugaga umuntu ko katajya gasenga ubundi ibyo bije biti, natwe tugahataho tugagumya tukirukana. Ariko hari abambwiye ko nawe ngo byakwazaga kutajya guza kuvomana nako byagenze bite? Ntago ari uyu nguyu. Baratubwira ko ahangaha hakubitiwe inzoka, hari n'amagi turayabona n'umukara, ngiye ubusanzwe ntabwo njya amenya amagi y'inzoka, ariko benshi bavuga ko kubera ejo uretse imvura itaragwa yari na manini ndetse yari na menshi. Ikiyongereyeho nuko bavuga ko bahageze inzoka yaje kumufata kumwiruka ngaho mu masaa 10 ndetse bahava mu masaa 12, ariko ikibabaje nuko mu masaa 2 bahageze bagasanga ya nzoka ntahihari, nta muntu wigeze yitwara ndetse nta n'igihari. Byumvisha abantu babibonye uwo nzoka bari kuyikubita, ngo barakubitaga gataka cyane ngo murimo murangica mureke kuyica. Uwo ngo Mukabirasa bari bayiterereje. Yaratakaga ngo muyireke, ngo mama muramena umutwe nimuyireke, ngo mugiye kunyica. Ngo bakubita aho kugira ipe ngo ntigire n'ikiba ntinatonyoke ntigire ikintu iba. Bivuze ngo kuyica byaragoranye. Babonye bigoranye, akomeje no gutaka cyane barayireka. Bayireka batayishe. Nuko ngo bayisize hangase idapfuye. Je ntago nari mari nababyumvishe, nanjye babimbwiye ngo barayihasize idapfuye. Uko yaje kuhava rero ntawe ubizi. Ibi bintu se birasanzwe n'ahanga ko umuntu ashobora gutereza undi inzoka cyangwa ibindi bintu? N'ubwa mbere twabe tubyumvishije inanga. Urakeka ko byaratewe n'iki? Nta kintu mbiziho jewe. Mwe ntabwo bamwagize bwo kugaruka kuvoma hano munatse mumva ko umuntu ahaza bakaba bamutereza inzoka? Twarabugize, ariko se nyine ko nahandi hari umugezi turaza tukavoma nyine nta kundi. Isaha n'isaha, ahubwo njyene narwaye mu gitondo sinajyayo, ariko barampamagara babimbwira. Ubwo mu gitondo bazinutse bajya kuvoma mu masaa 7 saa 8 gutyo. Bavuye kuvoma ni hafi na rubine neza, niba wahageze urangira wabonye akantu k'akorogero bakakweretse. Noneho inzoka yarazamutseyo barayibona, babonye inzoka barahagarara, ati inzoka hano mu nzira, barayitorosha barayireba, baratura tuyikubiti. Umukobwa umwe bita Mukashya kariya aca inkoni wayikubise, ayikubise mu mutwe nkaho akababaye inzoka, ahita kubita hasi uriya mukobwa Mukabirasa nyine abari bugwa. None bakubita inzoka akabari bubabara, mpaka inzoka abantu baza barasenga bagira uburyo bwose, ubwo mpaka inzoka ipfiriye. Ariko mbere itarapfa abasenga barabaje, mwebwe muratera muva he mwabazimu mwe mwabakimwe? Ati twebwe tuje kwica kano kantu duturutse kwa Karangara, ubwo duturutse kwa Karangara tuje kumwica ngo tumurangize. None dusanze abantu basenga tuzi ko adasenga, mutumwe nande ni bande babatumye? Ati tutse kwa Karangara twe tugeje kwica, dufitanye ibibazo by'amakimbirane y'amasambu. Niko byavugwaga ubwo? Byavugirwaga muri uwo mukobwa. Yego, muri uwo mukobwa. Ariko yanarangije yanapfuye, ntabwo ari muzima n'ubundi. Dufitanye ibibazo by'amakimbirane y'amasambu, none twa tuje twangiza none kararokotse. Dusanze basenga muri bavuye hehe? None ati muteke twigendere. Muragenda mujya he? Ati tugiye ku Gicumbi. Ati ku Gicumbi he? Mutubwire Igicumbi mubaho. Ati tugiye ku Gicumbi ngo kwa Nyirakaje. Rwose nuko abantu njya mwabonanye nako bari bahari bose n'abamusenge wabonye ndumva yaguhaye. Ntago muri iyi quartier ibi byari bisanzwe byo kuba umuntu yatereza inzoka? Oya, nta n'inzoka yigeze iterezwa hano. Ntago byari bisanzwe? Oya, ntabyo. Ntabwo bamufite kubajya kuvoma kuri uramugezi ko nabo bashobora kuza guhura n'iyo nzoka cyane ko yahasize n'amagi yayo?
kereka ari yigutumye. bivuze ngo kubera ko yagiye tumwe nta kibazo mufite. Nta kibazo ntacyo. Kigera mu gishanga njya mu gitondo manuka njya guhinga nahuye n'abava kuvoma bagenda babivuga ndavuga nese habaye iki barabidusobanurira uko byagenda kuko ni nayo nzira injyana mu murima aho najyaga nagezeyo rero ku mugezi harya ku gashyamba mbona ibyo bice by'ayo magi ariko agiye bibaho mbere ikiri nzima ntabyo nabonye. Ese inzoka koko warayihasanze? Narahasanze ibice uko bayikubise yacagaguritse. Warayihasanze. Ibivugwa ko yaba yaratejejwe umwana w'umukobwa akaba ari nayo mpamvu bayishe wabyumvishe uti? Uko babikubwiye nuko nabyumvise. Nawe niko wabyumvise? Nanjye nuko nabyumvise ariko simbishinja simbizi. Ariko inzoka yo warayibonye? Narayibonye. Wabonaga ingana utese mama? Ni nini ariko ntirenze. Ni nini ariko ntirenze? Kuko hari inzoka ushobora kuvuga uti yari nini cyane wenda nka kiriya giti. Ariko ntago yari nini cyane byo kuba irenze kamere. Ubwo rero niba ari intererano niba atari intererano ibindi simbizi byabaye mbere. Abo hasanze bumvaga bavuga gute? Uko uriya mugabo Nafutari yabikubwiye nibyo bavugaga nta kindi barengeje. Bavugaga gute? Kuvuga ko iyo nzoka yaje ngo yaturutse mwa Karangara kandi abakoze inama yayo ari abantu bafitanye ikibazo ngo cy'amakimbirane. Ibyo bibazo by'amakimbirane urakeka ko ari byo byatumye bohereza? Hanyuma rero iyo nzoka irinda barinda bayica bavuga ngo bigiye gutangwa nibabireke bitahe byavuga ko bitashye kwa Nyirakaje. Nyirakaje wenda nageze nahamubona ariko ubu bamuzanye sinamenye isura ye kandi ntago ndeba iby'umuryango wabo n'ibindi. Inzoka yaravuze ngo reka itahe? Yitahire ku Gicumbi wabo. Ariko byavugiraga muri Mukabirasa bikavugira muri uwo mukobwa n'ubundi muri Mukabirasa bivuga ko bigiye gutaha ku Gicumbi. Ubwo rero kuri icyo Gicumbi bitahaho ntago uretse kuvuga ngo ni kwa Nyirakaje ntago nzi ngo ni iki.